ari tumaranye igihe kabisa ariko ntabwo ndamenya byinshi kuri wowe wanyibwiye. urebye rero nta byinshi naguhishe. Ni umukobwa w'inzobe urabibona cyane. rimwe na rimwe hari igihe nkunda ibintu biseriye. Gusa nanone waje usanga ndi single. Nkeneye umuhungu nyine uri seriye waza tugakundana. Byazaba na ngombwa nyine mukabana. Of course. Wow. Shamesi. So nawe rero nyibwira. Njye nyine nk'ibisanzwe ndi umuhungu ugira umutima mwiza. Nkaba ndi umuhungu w'umukristo. Ikirushijeho cyane maze imyaka 5 nta kazi mfite. Ndebye nta n'ijana mfite mu mufuka ariko mu mutima wanjye mfite ubutunzi burenze ubwo. Ikindi naniriza kenshi gashoboka. Atari uko mbishaka ahubwo ntacyo kurya mfite. Ariko ikindi nanjye maze igihe ndi single nari nkeneye umuntu dukundana. Nibyo byose ari. Bo niwe ngewe.